Hari abantu benshi batekereza ko isengesho ari amagambo bavuga mbere yo gufata amafunguro, mbere yo kuryama, mbere yo kubyuka, cyangwa igihe bafite ikibazo gikomeye, maze bakabikora by'umuhango. Nyamara hari isengesho rirenze ibyo byose. Ntabwo ari isengesho ry'umuhango, ahubwo ni isengesho tugiye kurebera hamwe muri iki cyigisho cya 7. Ni isengesho rishyizwe mu bikorwa. Yego, icyigisho cya 7 kiravuga kiti isengesho rishyizwe mu bikorwa. Iri ni isengesho rihindura uburyo utekereza, uburyo wihangana, uburyo wizera n'uburyo ubaho buri munsi. Hari abantu benshi basenga ariko ubuzima bwabo ntibuhinduke. Hari abasenga ari uko bafite ibibazo, hari n'abacika intege kuko bibwira ko Imana itabitayeho. Nyamara icyo kwibukwa kiravuga ngo mwa bantu mwe mujye muyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo. Imana niyo buhungiro bwacu. Ibyo biri muri Zaburi ya 62 ku murongo wa 9. Amasengesho ya warayumva, Yesu itakuba mwiyambaza, byumubwira byose ntacyagashoboye, nusenga wizeye urasubizwa. Mbese imibereho yawe yo gusenga imeze ite? Usenga inshuro zingahe? Mbese ushyiramo umwete ungana iki? Mbese uba wiringiye guhabwa ibyo usabye ku ruhe rwego? Mbese usenga buri munsi cyangwa usenga iyo ibintu byakomeye? Mbese amasengesho yawe buri gihe aba ari ayo gusaba ikintu runaka cyangwa unahimbaza Imana mu masengesho yawe? Ibaze nanone, ese ujya wisanga uri gusenga mu gitondo mbere yo kurya cyangwa hagati mu munsi mu masaha y'akazi? Ahari wigeze kuba umwe mu bagize itsinda ry'amasengesho ahoraho, cyangwa ukaba waragize imibereho yo gusenga ku isaha runaka? Mbese waba warasogongeye ku mbaraga no kumva Imana iri kumwe nawe binyuze mu isengesho rihindura ibintu byose mu mibereho yawe? Isengesho ni isano ihoraho iba hagati yacu na Yesu, kuko Yesu ni umuzabibu natwe tukaba amashami. Niba dushaka gukura no kwera imbuto, tugomba guhora dukura ibidutunga mu muzabibu muzima, kuko dutandukanye nawe nta mbaraga twagira. Uyu ni umugisha uturuka mu kuguma mu isengesho. Imana iratwumva kandi buri gihe isubiza mu gihe cyayo no mu buryo bwayo butunganye, nubwo buri gihe atari ko buba buhuye n'ibyo twari twiteze kubona. Muri iki cyigisho nimureke twige abandi bantu b'abanyamasengesho baboneka muri Bibiliya, kandi twite ku buryo bwo gushyira mu bikorwa no gushyira imbaraga mu isengesho mu mibereho yacu ya buri munsi. Ingingo ya mbere iravuga iti Elie gusenga mu bihe by'akaga. Elie, umuntu w'indahemuka, yabayeho mu bihe bibi igihe umwami Ahabu yakoraga ibyo kurakaza Uwiteka Imana ya Isirayeli kurusha abandi bami b'Abisirayeli bari baramubanjirije. Umwami Ahabu yarongoye umugore witwa Yezebeli, maze uwo mugore atoza Abisirayeli gusenga ikigirwamana cyitwa Bali n'ikindi cyitwa Ashera. Uwo mugore yishe abahanuzi b'Uwiteka, harokoka 100 bari bahishwe na Obadiya. Yezebeli maze ashyiraho abahanuzi b'ibyo bigirwamana bye. Ibyo byose Ahabu yarabibonaga ariko ntiyagira icyo abikoraho. Ibyo byatumye Uwiteka ateza amapfa, inzara ikwira mu gihugu cyose. Kugira ngo ikibazo gikemuke, Uwiteka yakoresheje Elie maze ajya kwiyereka umwami Ahabu. Iyo dukomeje gusoma mu gitabo cya mbere cy'abami mu gice cya 18, tubona ko ibihe bikomeye cyane kurusha ibindi Elie yahuye nabyo mu buzima bwe ni igihe yari ari ku musozi Karumeli. Tubona Elie ahanganye n'abahanuzi 450 b'ikigirwamana cya Bali, kongeraho abandi 400 b'ikigirwamana cya Ashera. Ni mu rugamba rwo kwerekana Imana y'ukuri ikwiriye gusenga. Abahanuzi ba Bali na Ashera batakambiye ibyo bigirwamana byabo ngo byohereze umuriro ukongora igitambo cyabo, nyamara byabaye iby'ubusa. Ariko Elie yarasenze, maze Ahabu n'abari bagize ubwami bwe bibonera n'amaso yabo ko Imana isubiza isengesho. Ku musozi Karumeli, Elie yabonye igitangaza gikomeye. Elie yarasenze
umuriro uvuye mu ijuru umanukira imbere y'imbaga y'abantu ukongora igitambo, maze abantu bose bemera ko Uwiteka ari we Mana y'ukuri. Byasaga naho intambara irangiye, byasaga naho kwizera kwa Elie kutazongera kunyeganyega ukundi, ariko mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya 19 umurongo wa mbere kugeza uwa 18 tuhabona ikintu kinyuranye n'ibyo. Nyuma y'umunsi umwe gusa, uwo muhanuzi wari umaze gutsinda abahanuzi ba Bali yahindutse umuntu uhunga, yahindutse umuntu ufite ubwoba ndetse asaba no gupfa. Nyuma y'uko Yezebeli amenya ibyabaye n'uburyo Elie yarimbuye abahanuzi b'ibigirwamana bye, yohereje intumwa kuri Elie, maze izo ntumwa zimubwira ko Yezebeli atuza ari uko amwishe. Ijambo rimwe rya Yezebeli ryahise rimusenya umutima. Elie arananirwa, acika intege, yibwira ko asigaye wenyine. Ariko muri uwo mwanya w'umwijima, Imana ntiyamuciriye urubanza. Imana yaramwegereye, imuha amazi yo kunywa, imuha ibyo kurya, imuruhura umutima. Kandi igihe Imana yavuganaga na Elie, ntiyaje mu muyaga ukomeye, ntiyaje mu mutingito cyangwa mu muriro nk'uko byagenze i Karumeli. Imana yaje mu ijwi rituje, ijwi byoroshye. Iri ni isomo rikomeye kuri twe. Hari igihe Imana ikora mu buryo bukomeye bugaragarira bose, ariko hari n'igihe ikorera mu ituze, ikavugana n'umutima wacitse intege. Kuko Imana itita gusa ku ntsinzi zacu, inita ku ntege nke zacu. Imana Data mwiza kandi ugira neza, azi rwose ibyo dukeneye. Ni mu buhe buryo ushobora gutuza bihagije ukamwiringira kandi ugakomeza kumuhangaho amaso muri byose? Icyo ni ikibazo cyo kwibaza. Ingingo ya kabiri iravuga iti igihe amasengesho asa n'adasubizwa. Ahari wigeze usengera ikintu runaka igihe kirekire, ahari hashize imyaka runaka usenga, ariko bikomeza gusa nk'aho Imana itumvise amasengesho yawe. Muri Matayo igice cya 7 ku murongo wa 7 Bibiliya iratubwira iti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 ku murongo wa 14 naho haravuga hati kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Mbese usobanukiwe ute aya masezerano? Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere umurongo wa 10 kugeza uwa 17 tuhabona Hana nk'urugero rw'umugore wiyeguriye Imana. Hana yasenze asaba ikintu kigaragara. Bwa mbere byasaga nk'aho Imana ititaye ku masengesho ye, ariko yaratiyitirije kandi Imana yaramusubije rwose. Imana yasubije amasengesho ye mu gihe cyayo kandi hakurikijwe ubushake bwayo. Rimwe na rimwe gutegereza bituma kugendana n'Imana kwacu gukomera, kuko turushaho kwiga kuyiringira. Muri Zaburi ya 62 umurongo wa 9 haravuga hati mwa abantu mwe mujye muyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo. Imana niyo buhungiro bwacu, mujye muyiringira. Kwiringira, mbese twiringira ko Imana izi ikitubereye cyiza kurusha ibindi, ndetse n'igihe tutabonye igisubizo cy'ako kanya cy'amasengesho yacu. Mbese twiringira ko nta kabuza Imana izadusubiza mu gihe cyayo cyiza no mu buryo bwayo. Rimwe na rimwe amasengesho yacu ashobora kudasubizwa ako kanya nk'uko tubishaka, cyangwa mu buryo twiringiraga ko azasubizwamo. Niyihe nama Bibiliya iduha ku birebana n'iyi ngingo? Igihe usenga, shaka ibihuye n'ubushake bw'Imana, ntiwishakire ibyawe. Ita ku mpamvu ibigutera. Tekereza niba nta cyaha wiziritseho. Guma mu Mana no mu ijambo ryayo. Gira kwizera igihe usenga. Ita ku mimerere y'umutima wawe, niba wicishije bugufi cyangwa niba ufite ubwibone. Tegereza wihanganye, babarira abandi. Mu buryo bwose Imana ibona ishusho ngari kandi izi ikitubereye cyiza kurusha ibindi byose. Rimwe na rimwe igisubizo cyayo kiba kimeze nk'icyo yahaye Pawulo ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Ukuri kw'ingenzi kugena inyifato tugira ku masengesho asa n'atasubijwe ni ishusho dufite ku Mana. Niba tubona Imana nk'aho iri kure yacu kandi ikaba idashishikajwe n'ibyacu, isano dufitanye nayo izacika intege.
mu bihe nk'ibyo shaka muri Bibiliya igihamya cy'uko igukunda kandi ikabikwitaho, ndetse usengere kugira ngo ishusho itagaragara neza uyifiteho ihinduke, maze Imana irusheho kugaragara neza. Ingingo ya 3 iravuga iti Yesu atwigisha uko dukwiriye gusenga. Mu gihe cya Yesu amasengesho yabaga ari maremare kandi ateguranwe ubushishozi nk'ibintu bigiye kwerekanwa imbere y'abantu. Yakoreshwagamo amagambo asobetse kandi inshuro nyinshi abantu bakaba barayafashe mu mutwe. Nta bintu byiza Yesu yabaga afite byo kuvuga kuri ayo masengesho. Yayagaragaje uko yarari, asengewe kwigaragaza ko ari abakiranutse. Abigishwa babonye Yesu asenga maze bamenya ko isengesho ryari umugabane w'ingenzi w'imibereho ye. Igihe bitegerezaga Yesu babonye ko atandukanye n'abayobozi b'idini, maze basobanukirwa ko mu isengesho harimo byinshi cyane birenze ibyo bari barigeze kwitaho. Nuko abigishwa basanga Yesu baramusaba bati Databuja twigishe gusenga. Yesu yahaye abigishwa be ndetse natwe icyitegererezo cy'uko dushobora gusenga mu mvugo yoroheje dukoresha buri munsi. Yatweretse ko amasengesho yacu akwiriye kuba avuzwe mu kuri kandi akomotse mu mitima, akaba akomotse mu mitima yacu. Muri Luka igice cya 11 umurongo wa 2 kugeza uwa 4 na Matayo igice cya 6 umurongo wa 5 kugeza uwa 15 tuhabona imigaragarire ikurikira y'isengesho Yesu yigishije. Yarasenze ati Data wa twese uri mu ijuru. Ibi bisobanuye kwemera isano yihariye ufitanye na Data wa twese. Arakomeza ati izina ryawe ryubahwe. Ibi bisobanuye kwemera ko ukwera kw'Imana gutuma tuza imbere yayo tuyubashye. Arakomeza ati ubwami bwawe buze. Ibi bisobanuye kwifuza ko Imana igaruka kandi Mwuka Wera agatura muri twe kugeza ubwo ibyo bizaba bisohoye. Yarakomeje ati ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ibi bisobanuye kwiyegurira Imana no kuyisaba ngo ibyo ishaka bibe mu mibereho yacu, tukiringira ko izi ibitubereye byiza kuruta ibindi byose, aho gusaba ibyo twishakiye gusa. Yarakomeje ati uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Ibi bisobanuye gusaba ibyo dukeneye kugira ngo tubeho, ari iby'umubiri, ni ukuvuga ibiryo n'amazi, ndetse n'ibya mwuka, ni ukuvuga Yesu n'ijambo rye. Yarakomeje ati uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Kwihana, gushaka imbabazi kandi tukibuka kubabarira abatugiriye nabi tutabihatiwe, mbese nk'uko Imana itubabarira. Icyo nicyo bisobanuye. Arakomeza ati ntuduhane mu bitwoshya ahubwo dukize umubi. Ibi bisobanuye gusaba kurindwa no guhishwa ngo umubi atatugeraho muri iyi si. Yasoje avuga ati kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose, amen. Ibi bisobanuye kwemera ko abo turi bo bose, ibyo dufite byose ndetse n'ibyo dukora byose ari iby'Imana, niyo yonyine ikwiriye ikuzo no guhimbazwa. Ingingo ya 4 iravuga iti guhimbaza, kwatura ibyifuzo no gushima. Mu buryo bumeze nk'ubwo Yesu yatwigishijemo uko dukwiriye gusenga muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 5 kugeza uwa 15, dushobora gukurikiza uru rugero rworoshye igihe tuje imbere y'Imana twiherereye, turi kumwe n'imiryango yacu cyangwa tuje nk'itorero, tuzirikana ko isengesho ari ukuvugana n'Imana nk'ubwira inshuti. Inshuro nyinshi cyane amasengesho yacu aba yuzuyemo ibyo dusaba, mu gihe Yesu yatwigishije gusengera byinshi birenze ibyo. Muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 4 kugeza 19 tubona imigabane itandukanye y'isengesho rya Daniyeli. Reka turebe iyo migabane kandi twite ku kuntu dushobora gushyira mu masengesho yacu izi ngingo zikurikira. Ikintu cya mbere ni uguhimbaza. Guhimbaza ni ukuramya kugaragaza Imana iyo ari yo ndetse n'uko imeze. Soma Zaburi y'100, indirimbo nziza yo guhimbaza Imana. Ita ku mazina menshi y'Imana ndetse no ku mico yayo itangaje. Yihimbarize ko ari umucunguzi wawe, umukiza wawe, uguhumuriza, ugukiza indwara, umwungeri mwiza, Arufa na Omega ndetse n'urutare.
ikindi kintu kigomba kuba kiri mu isengesho, kwatura n'imbabazi. Iyo twisanze turi kuvugana n'Imana kandi tuguma muri yo, ntidushobora kwibuza kureka ikintu cyose kidusubiza inyuma kikadutandukanya nayo, uko cyaba kimeze kose. Uko turushaho kuba bugufi bwayo, niko turushaho kubona ko tudakwiriye kandi ko turi impezamajyo. Ibi bidutera kwihendahendera, kudukuraho ibyaha byacu kugira ngo imico yacu iyishushanye n'ishusho yayo. Niba dushaka ko Imana itubabarira, natwe tugomba kuba twiteguye kubabarira abandi. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ibyo biri muri Yakobo igice cya 5 ku murongo wa 16. Ikindi kintu kigomba kuba kiri mu isengesho ryacu ni ibyifuzo byo gusengerwa. Ni ibihe bibazo uhanganye nabyo? Ahari n'ibyo ufite mu muryango, mu nshuti, ibibazo by'ubuzima, amafaranga, akazi cyangwa mu masomo. Senga urasa ku ntego muri ibyo bibazo cyangwa kuri abo bantu, maze usabe ko ibyo Imana ishaka ari byo biba. Ikindi kintu kigomba kuba kiri mu isengesho ryacu ni ugushima. Soma Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 6, maze utekereze ku migisha yabonetse mu mibereho yawe. Hari ibintu bikomeye bishobora kuza mu bwenge bwawe, ariko se twavuga iki no kuri bya bintu bitoya dukunze gufata uko twiboneye? Duhora tugirirwa imbabazi n'Imana, nyamara se mbega ukuntu gushima kwacu ari gukeya, mbega ukuntu guhimbariza Imana ibyo yadukoreye ari gukeya. Ingingo ya 5 iravuga iti ibindi bibazo birebana n'isengesho. Ikibazo cya mbere, kuki tugomba gusenga kandi Imana isanzwe izi ibyo dusaba? Elie na White abisobanura muri aya magambo. Icyakora igituma dukwiriye kugenza dutyo si ukugira ngo tumenyeshe Imana uko turi, ahubwo ni ukugira ngo itubashishe kuyakira. Gusenga ntikutumanurira Imana, ahubwo kuratuzamura tukayigeraho. Ibyo biri mu kugana Yesu ku rupapuro rwa 96. Mu by'ukuri Imana izi ibyifuzo byacu n'ibyo dukeneye, kandi isoma ibiri mu mitima yacu byose. Nyamara gusenga ni byiza kuri twe, kuturarikira guhagarara gato muri iyi mibereho yuzuyemo jugujugu, gutuza gato tukamenya ko Imana ari iri hejuru y'ibintu byose, maze tukaza ku birenge byayo. Ikindi kibazo, kuki twasenga kandi ibintu byose bimeze neza? Kumva ko wihagije n'ubwibone bishobora kuba imwe mu nzitizi zikomeye kurusha izindi zose ku mibereho yo gusenga. Iyaba twasobanukirwaga uburyo dukeneye Imana, twarushaho kuza hiri. Niba abamarayika batunganye bakunda Imana cyane kandi bakayiramya, kuki twebwe abantu b'abanyabyaha dukwiriye gutekereza ko tuyikeneye gahoro? Ikindi kibazo, mbese kwizera kugira ruhare ki mu isengesho? Abaheburayo igice cya 11 ku murongo wa 6 hasubiza iki kibazo neza. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Isengesho no kwizera ni nk'isanga n'ingoyi. Isengesho risenganwe kwizera harimo ubumenyi mvajuru, kandi ubwo bumenyi bugomba gusobanukira buri muntu wese ushaka ko ibyo akora mu buzima bwe bigera ku ntego. Kristo aravuga ati ibyo musaba byose mubishizeho umutima, mwizere ko mubihawe kandi muzabibona. Ibyo biri muri Mariko igice cya 11 umurongo wa 24. Kristo asobanura neza ko ibyo dusabye byose bikwiriye kuba bihuje n'ubushake bw'Imana. Tugomba gusenga dusaba Imana ibyo yasezeranye, kandi ibyo duhawe byose tugomba kubikoresha ibihuje n'ubushake bwayo. Ikindi kibazo, ninde dukwiriye gufatanya nawe gusenga? Dukwiriye kwibanda cyane ku isengesho ryo mu rwiherero, ni ukuvuga wowe n'Imana, kubera ko isengesho no kwiga Bibiliya ari amaraso y'ubugingo mu mushikirano wawe n'Imana. Fata igihe cyihariye cyo kurondora umutima wawe no kuvugana n'Imana kandi uyitega amatwi. Nanone kandi dukwiriye no gusengera hamwe n'ab'imiryango yacu cyangwa mu matsinda mato,
kuko aho 2 cyangwa 3 bateraniye Imana ibihari. Bwa nyuma dukwiriye gusengera hamwe n'umuryango mugari w'itorero. Ubu buryo butatu bwose bw'amasengesho ni ingenzi. Ikindi kibazo ni mu buhe buryo nkwiriye gutega amatwi? Uburyo busobanutse kandi burimo umutekano kurusha ubundi bwose bwo gutega amatwi ni ugusoma Bibiliya maze ugahuriza hamwe isengesho no kwiga Bibiliya mu gihe cyawe cyo kuganira n'Imana. Irinde gutega amatwi ibitekerezo byawe bwite mu cyimbo cyo gusoma Bibiliya. Dusoza, ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa n'ibi: iyaba twibwiraga kandi tukaganira ibya Yesu tukarushaho kwiyibagirwa, nibwo twasabana nawe kurushaho. Ibyo biri mu kugana Yesu ku rupapuro rw'105. Nitugundira ibitekerezo byo gushidikanya n'ubwoba, tukagerageza no gusobanura ikituyobera cyose no kumenya impamvu y'amagorwa yose atugeraho kugira ngo tubone kwizera, hanyuma tuzasanga yuko ibituyobera bizarushaho kugwira cyane, tugahora ku nkeke y'umutima iteka. Ariko nidusanga Imana tumaze kumenya ko ubwacu tudafite shinge na rugero, tugahera ko tukayibwira ibyo dukenye twicishije bugufi twizera, iyo Mana ifite ubwenge butagerwa, ibona byose, igatwarisha byose ijambo ryayo uko ishatse, izumva gutaka kwacu, itume umucyo uvira mu mitima yacu. Ibyo biri mu kugana Yesu ku rupapuro rw'100. Umutima ushobora kuzamukira ku mababa yo guhimbaza ukegerezwa ijuru. Imana ihora ishengerezwa indirimbo no gucurangirwa mu bikari byo mu ijuru. Natwe iyo tuyishimye tuba twisanishije no kuramya kw'ingabo zo mu ijuru. Nuko rero tujye imbere y'uwaturemye dufite umunezero n'icyubahiro n'ibyishimo n'ijwi rimusingiza. Ibyo nibyo nsabira buri wese, nanjye nisabira mu izina rya Yesu.